zari inzozi zo kuvuga ko umukecuru ari mu rugendo rwo gutaha. Noneho urumva nakira amakuru menshi aturutse ku burwayi bukomerewe, ukuntu nyine bitari kugenda neza cyangwa se gutyo. Ikintu njye nabashije gukora, nagiye negera aba bacuti banjye nkababwira nti rero umukecuru azataha. Njyewe Marceline nawe mubwiye bimubwira inshuro zirenze nk'ebyiri. Ndamubwira nti umukecuru azataha, wowe kuramo umuntu uri kumuherekeza ubu ugezeyo kabisa. Mbese ubikorana imbaraga, ubikorana umuhate. Gerageza no kubwira Twagira, umubwira nawe ncamarenga, we namubwira ibintu byo kumvira birakaze, ariko gerageza umusunikirize mu buryo bw'umwuka turebe ko yagera, kuko niwo priorite wo kuba wafasha umukecuru. Njye numva ikibana nashishijemo kwari ukugira inama nyine abavandimwe ngo babahabe nyine, kandi koko barahabaye. Ikindi kintu nshaka kuvuga ni uko nshaka gusapotinga cyangwa gufasha imvugo bagenzi bacu bavuze, bavuga ngo muragira ngo ni amakajyankuru. Ni ukuri ntabwo ari amakajyankuru. Umukecuru yari umugenzi mwiza ujya mu ijuru, kuko mu magambo ye umva akavuga amagambo meza. Hari n'ukuntu yagiye abwira, akajya abwira ngo akumbuye gurupe ye ngo kurara ubutayu. So umuntu urebye gutya nawe akumbura ubutayu, urabona washobora ubutayu, ngo ndabukumbuye. Umuntu akumbura ubutayu atishimashije, umva nakora akabazo. Umunsi umwe rero umukecuru aza gufata amasengesho y'iminsi 3. Afata amasengesho y'iminsi 3, noneho ndaza barambwira ngo uzi ko n'ibiryo yabyanze, bafashe amasengesho y'iminsi 3 ngo atarya batabona iyoza. Umuntu yibashije runamutwara ngo agere hariya agafata iminsi 3 yo gusenga. Ni ukuri hari ikintu nabone mu rugendo rujya mu ijuru. Hari ijambo riri muri Bibiliya ntabwo riri gusindeba ngo kubiboneka, ahubwo ndeba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya, ariko ibitaboneka ni iby'iteka. Bishobora kuba ari mu butumwa bwiza ahantu. Urumva hari ukuntu Imana igukora ku maso mu gihe cyawe cyo gutaha, ukaba wareba ku bitaboneka. Njyewe ni ukuntu nabifashe gutegura umugeni, Imana igategura umugeni. Nshimiye Imana rero kubw'ibyo yakoze byose, kandi nshimiye famiye Twagira na madamu. Mu by'ukuri nagiye bashimira cyane, ni abarwaza beza. Mbese uwagira amahirwe yarwazwa na Twagira ngo umukozi w'Imana pe, ku buryo nabwiye na Marceline nkurikije ukuntu rwaza mabukwe, sinzi niba njye nabishoboye. Nubwo njyewe namubwiye sinzi niba njyewe nabishoboye. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Ihangane. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Nzara ntakwiheba. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Kuko tutabyaye nabyo bizashira. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Yesu zazuca intambara zishiraho. Haleluya. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Amakuba ni umukiranutsi bizarangira. Amakuba ni umukiranutsi